bro, reka nkubaze ikibazo kimwe. Kuki Pi Network yamaze imyaka myinshi itarajya ku isoko, yajya no ku isoko nijye ku isoko mu buryo bwuzuye? Hari abantu usanga bavuga ko ngo na project yo kumara imyaka 7 ikiri kubakwa, coin yayo itarajya ku isoko ngo igira agaciro gafatika. Ese ibi ngibi byaba ari ikimenyetso cy'uko Pi Network ari scam? Gusa ariko njyewe nkubwije ukuri ntago ari byo, ariko nawe ufite uko ubyumva. Ariko njyewe igitumye ndi hano muri aka kanya ni ukugira ngo nkubwire ukuri kose. Kuba Pi imaze imyaka myinshi itarajya ku isoko mu buryo bwuzuye ni ikintu kinini barimo gutegura, cyangwa se ni plan nini iri inyuma yayo. Muraho neza Sariko, welcome back to my channel. Niba ukunda amakuru ya Pi Network ndetse na cryptocurrency muri rusange, kanda kuri subscribe kugira ngo ujye ugerwaho n'ibiganiro byagufasha kwiteza imbere muri iyi si ya cryptocurrency. Nkuko natangiye mbivuga, uyu munsi tugiye gusobanura neza impamvu Pi Network yatinze kujya ku isoko, kandi hari ibintu byinshi abantu batazi bakeneye kumenya. Reka dutangirire hano. Pi Network ni project yatangijwe mu mwaka w'ibihumbi 2019. Intego yayo ari uguha abantu bose amahirwe yo kwinjira muri cryptocurrency. Itandukanye na Bitcoin kuko kumininga Pi ntago bisaba imashini zikomeye. Ushobora kuba wayikorera kuri telefone yawe, ariko kandi hari ikibazo kimwe. Ikibazo twatangiye tubabaza tuti ni ukubera iki imaze imyaka myinshi itarajya ku isoko mu buryo bwuzuye. Reka turebe impamvu zabiteye. Nkuko natangiye ngira ni nago kuba imaze imyaka myinshi itarajya ku isoko ari scam, ahubwo hari plan nini ibiri inyuma. Reka turebe rero impamvu ya mbere yatumye Pi Network itinda kujya ku isoko. Impamvu ya mbere ni ecosystem. Buriya Pi Network nago ishaka kuba coin gusa, ahubwo barimo kubaka app, barimo kubaka ubucuruzi bwemera Pi, barimo kubaka payment system. Ibi ngibi bivuze ko bashaka ko Pi igira agaciro kanyako cyangwa agaciro kayo mbere yuko ijya ku isoko. Itandukanye n'izindi crypto coin zimwe na zimwe zishyirwa ku isoko na value ifatika zifite. Pi yo ishaka kubanza kubaka ubuzima bwayo. Reka turebe impamvu ya kabiri. Impamvu ya kabiri buriya ni KYC. KYC bivuga know your customer. Hari abantu benshi bamininga Pi, hari aba pioneers bamininga Pi ariko bafite fake account cyangwa bot. Pi rero ishaka kubanza gusuzuma buri muntu. Ibi ngibi kandi bifata igihe kinini cyane, ntago ari ibintu byakorwa mu kanya gato cyane, ariko icy'ingenzi nuko bizatuma coin itazahomba, bikazatuma igira value iririyo cyangwa se igira agaciro kanyako. Reka twirebere impamvu ya gatatu, ni amategeko. Amategeko aba ari mu bihugu bimwe na bimwe agenga cryptocurrency. Ibihugu byinshi ntago byemera cryptocurrency, cyangwa se nibiyemera bigashyiraho amategeko akomeye agomba gukurikizwa muri cryptocurrency. Pi rero igomba gukorana n'ayo mategeko ikayakurikiza, kuko batayakoze Pi ishobora kuba yafungwa mu bihugu bimwe na bimwe. Ifunzwe mu bihugu bimwe na bimwe, birumvikana ko intego yayo ntago yagerwaho, kuko ifite intego yo kuzaba cryptocurrency coin izajya ikoreshwa mu bihugu byose. Rero Pi iri kubanza kwitonda cyane kugira ngo imenye neza ko yubahiriza amategeko agenga
cryptocurrency mu bihugu byose, kuko ibyo ngibyo bitabaye Pi ishobora gufungwa cyangwa se igahagarara. Niyo mpamvu batihutira kujya ku isoko. Reka turebe n'indi mpamvu ya kane. Impamvu ya kane ni strategy. Buriya reka nkubwize ukuri, Pi ishobora kuba iri gukora game nini cyane, bashobora kuba bategereje igihe cyiza, bashobora kuba bategereje open network, bashaka gutangiza ibintu bikomeye cyane. Kandi iyi ngiyi ni strategy, kuko iyo winjiye ku isoko utiteguye, price ihita igwa hasi. Reka turebe impamvu ya gatanu. Impamvu ya gatanu ni community. Buriya Pi network ifite ibintu irusha izindi crypto project. Icyambere Pi network irusha izindi crypto project nuko ifite community nini cyane, ariko nanone kuba ifite community nini cyane usanga bigorana, kuko kumanaginga abantu benshi ntago ari ibintu byoroshye. Guhuza systeme z'abantu benshi ntago ari ibintu byoroshye. Byose ni ibintu bifata igihe kirekire, cyangwa se bisaba igihe kugira ngo umanaginge abantu benshi, kugira ngo mu bantu benshi umenye abantu bafite real account, abantu bafite fake account cyangwa boot, ndetse no guhuza systeme zabo ntago ari ibintu byakorwa mu kanya gato cyane. Gusa ariko ikintu gikomeye ukwiye kumenya maginga ya nuko Pi network kuba yaratinze ntago ari scam. Nta kimenyetso na kimwe gihari kigaragaza neza ko Pi ishobora kuba ari scam. Gusa ariko nubwo nta kimenyetso kigaragaza ko Pi ishobora kuba ari scam, nanone nta kimenyetso na kimwe gihari kigaragaza ko Pi network izatsinda 100%. Ni project ikiri mu nzira, cyangwa se ikirimo hagati. Gusa ariko nubwo ari project ikirimo hagati, hari uburyo bajya bavuga ngo igihuru kizabyara igihunyira ukibona hakiri kare. Hari possibilities eshatu zigaragaza ko nubwo iri gutinda izagerayo. Gusa wowe ugomba kwifatira umwanzuro ku giti cyawe. Ariko nanone nubwo ugomba kwifatira umwanzuro ku giti cyawe, ndagira ngo umbwire uko ubitekerezaho. Ese ubona ko Pi network izatinda ariko igatsinda, cyangwa se izananirwa? Andika opinion yawe hasi muri comment, ndaza gusoma comment zose ndetse nze kuzisubiza. Kandi bituma tumenya ibiganiro dukwiye kubategurira byabafasha. Hanyuma nugenda udakanze kuri subscribe, kandi niba hari icyifuzo cy'ikiganiro ubona twabategurira, tubwire hasi muri comment. Turabonana ku munsi w'ejo. Imana ikurinde. Bye bye.